impamo ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho na ERTV. Reka rero twongere dusubire mu mpamo yacu duhereye aho twari twasubikiye. Umutumirwa yongere atwiganireho gato hanyuma dukomeze. Iki ni ikiganiro impamo mutegurirwa na ERTV, ngiri kukibagezaho ndi Andre Isaka. Umutumirwa wacu ni Kalisa Jean Claude. Reka tumureke akomereza aho yarageze. URTV FM ijwi ry'umubiri. Yewe hari incident imwe yigeze kuba Gatagara, ariko si ku mwaka neza, ariko ni muri za 2005 na 2006. Umuhungu umwe ntibuka amazina neza, yishe umuzungukazi muri babandi babaga baje gukora volontaria i Gatagara. Gute Ariko se koko ibi bintu ni ibiki? Impamo y'uyu munsi iratangaje ntibisanzwe, ariko nyine impamo niko bimeze, niko byagiye bigenda. Ntabwo twagarukira gusa tutavuze rero no ku bindi by'iterambere, kuko ntabwo ayo marorerwa yakozwe n'uwo muhungu ariyo twasorezaho, ahubwo reka umutumirwa atugerere mu gushinga imizi kwa Gatagara. uko Gatagara yagiye ishinga imizi ikagira imbaraga ku bijyanye n'ayo mashuri nahoze mbabwira, yatumye abafite ubumuga baba inkwakuzi baridemarika, bari kuvuga muri sosiyete. Harimo ishuri ry'abafite ubumuga bwo kutabona, yazanye agashya, rutakaye gashya, tutabona se nabagira gashya. Buriya mu bintu byatumye Padiri Philippe amenyekana harimo amasomo ya muzika. Mu masomo ya muzika rero abafite ubumuga bwo kutabona nibo bagize icyo nakwita avantage yo kubonerwa ibikoresho. Baje kubona inkunga zikomeye ziturutse i Burayi, zirimo ibyuma bya muzika tuzi ubu ngubu bikomeye, harimo za saxophone, za synthétiseur, gitare sinavuga kuko haje kuboneka na tekinisiye bazikorera i Gatagara. Harimo witwaga Kigomero Joseph, hakabonekamo n'abandi benshi bamenye kubikora ibintu bya reglage zazo. Ntugire ikibazo rwose, wumvise ko bari ababyumvuhore batangiye kugarata gitare bwa mbere babikoreye Gatagara, kumenyekanisha iyo miziki yabo. Mwumvise bitoga batwagereza Kasiyani, bari bagiye baririmba indirimbo zinyuranye zagiye zifatwa kuri Radio Rwanda, ndetse benshi mu kazikunda, zirimo za Karanyuze z'ubungubu. Muri abo rero nabyumvuhore Jean Baptiste, Barkubaka Charles, bakoze imiziki myiza cyane kugeza ubu ikundwa n'i Burayi. Reka mbabwire indirimbo imwe yakunze kumvwa na benshi yabyumvuhore Jean Baptiste, yitwa Nyiribihembo azaguhembe.
mbaza guhembe ngabura beho iribihe mbaza guhembe ngabura beho urabeho urabeho reka ndetse n'abayiture bamwe muri bagenzi banjye twagiye dusangira kabisi n'agahiye kuva imyaka mitoya n'ubu tukiri kuvugana. indi bihembo azaguhembe iraguma mu bitugu by'iki kiganiro, hanyuma Kalisa wakomeza mu kiganiro nyirizina. barimo abitwaga Sinayitutse Augustin ukorera iyo za Mibirizi, harimo Madamu Sharija Goreti twiganye, abo ngubu babarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo uwitwa Rwubaka Charles abarizwa ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ububiligi, kimwe na Padiri Sheriti Epimake. Ntabwo nakwibagirwa Frere Misago Kizito, uyu munsi we ikigo cya Gatagara kandi akiyoboye neza pe. Abafite ubumuga bageraho bakibona ntibibure. Reka mvuge Madamu Kakamanzi Marita na Madamu Nyirangabe Sawiya, uyu munsi babarizwa hano mu mujyi wa Kigali, nabo ni abalaborantine. Reka nsuhuze Bwana Rukundo Aimable ukorera muri Save the Children. Ntabwo nakwibagirwa Madamu Mushongano no Bibiane ukorera muri Hospital King Faisal, nawe ni umulaborantine. Reka nsuhuza abana bo mu miryango ya Sebabi Macedone nyakwigendera, bamfashije rwose cyane kubona ishuri, ndetse n'abana bo Bwana Ludovico wakoraga muri biro sociale y'Gatagara, ntibagiwe na Madamu Aimable. Benshi mwari muzi, abakoze cyane muri biro sociale ya Gatagara, azenguruka baturuna mu ma ekipe, aho bose Imana izabahembe itagabanisha ku bwitange bwanyu, cyane cyane ku bw'abafite ubumuga. Navuga benshi kuko memoire yanjye iracyari grave, iracyafite souvenir nyinshi, kuko ari utaragize n'icyo akora kiri direct kuri jewe, ariko uwo yakigikoreye wese amenye ko yagikoreye Imana. Reka mvuge nk'uko Yesu yigeze kubivuga ati, icyo uzakorera mugenzi wawe agikeneye jya umenya ko ari ugikoreye Imana. Ntabwo nakwibagirwa n'aba ba Mademoiselle Claire bagendaga bakora ibikorwa, ba Mukazi Alexia bakoraga imirimo ikomeye cyane yo gufasha abana bafite ubumuga, bakabahuza n'abakoresponda, babafashaga mu kubarihira amashuri, mu kubavuza. Nabwiye ko njyewe igihe rero navuzwaga n'abagiwe muri hopitali ya Kabgayi, icyo gihe niyo yifashishwaga na Gatagara, kubera ko niyo hopitali poroshe ifite imbaraga. Ntabwo nakwibagirwa aba Dr Twagirayezu Emmanuel bagendaga bakora imirimo ikomeye, ndetse na Dr Hakizimana Dr Hakizimana nawe yakoraga Gatagara, yabaye umuyobozi wacu igihe twigaga Ecole de Laborantin de Gatagara. Bagiye bakora imirimo y'indashyikirwa. Muri make rero Bwana Isaac, dukomeje iki kiganiro bwakwira bugacya, ariko ndakomeza. Ntabwo nirengagiza ko agaciro dufite uyu munsi tugakesha ko twaraciye Gatagara,
haba mu bijyanye n'uburezi, ubuvuzi ndetse no kwidemarika muri sosiyete. Ubwo Gatagara yaje kuba Gatagara kuko, ndetse bigeze muri imyaka ya za 2010 bafata icyemezo cyo gushyiraho n'irindi shami ry'ubuvuzi, icyo nakwita clinique ya Gatagara ikorera i Gikondo, aho usanga hari kine, orthopédie, atelier orthopédique bikora neza cyane, ndetse uyu munsi bikora nka clinique zindi. Wakirwa ufite mutuelle de santé cyangwa se assurance maladie nka Rama cyangwa RSSB, uragenda bakagukorera. Waba ukeneye kuzabagwa bakaguprograma, waba ukeneye reparation cyangwa se insimburangingo nshyashya n'inyunganirangingo, ibyo byose ubu birakorwa sur place Kigali. Ni nk'uko bikorwa i Gatagara. Reka mbari kumvuga Gatagara yarakuze iza ndetse kugera ku rwego rwo kuba hopital. Uyu munsi tuvugana Gatagara ni imwe muri hopital za district ya Nyanza, ku buryo abaturage bavuye mu karere ka Nyanza, abaturage bavuye mu karere ka Ruhango iri hafi aho, bari hafi aho, bose baraza bakakirwa. Ngewe tuvugana buri mwaka ngerageza kujya kwizihiza umunsi wa Frepon, umunsi yapfuyeho, tujyayo. Uretse 2020 nibwo tutabashije kujyayo bitewe n'icyorezo cya covid, ariko umwaka ushize twariyandayanze tujyayo turi abantu bagera muri 14-15. 81 n'ibice 8 FM ijwi ry'urugwiro. Ndashimira Bwana Gerard Sky wadusaidiye akaduha imodoka ye ndetse nawe akaza tukajyana. Ntabwo nareka kubivuga kuko byabaye bityo, turagenda tubasha gusura abana bakeya kuko bitari byemewe gusirikira mu kigo, tubashyira udukoresho two kubafasha dukeya natwo, ariko ngo kanga mu jisho nikanga mu kanwa, niko umunyarwanda yaciye umugani. N'uwo yatwarashyiriye nk'imiguru 10 y'inkweto, urumva abana yafashije ntabwo bo bambara nk'uko abantu badafite ubumuga bambara. Byibura umuguru umwe ushobora kwambara abana babiri, umugaye akaguru k'ibumoso akabona urukezo rw'iburyo, umugaye akaguru k'iburyo akabona agakweto k'ibumoso. Ni ikintu kiba gikora ku mutima. Ubwo rero ntabwo twaviriyemo aho, nyine urabyumva, twakoze ku kajeste, turanasenga, tujya mu kiliziya, turangije dukora izindi geste zo gukora umusangiro hamwe n'abapadiri nka 3 n'abafrere. Turangije turongera tugaruka i Kigali. Uyu mwaka nabwo ku itariki 26 z'ukwa gatanu turateganya urundi rugendo, reka mvuge rwa Padiri Frepo. Abantu nababwiye ni abenshi muri bo baracyariho, uretse umwe Bwana Sebaye Macedo bahitanywe na jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko abana bamwe babasha kurokoka baracyariho. Ntabwo nareka kuvuga yuko muri 1994 ikigo cya Gatagara cyakozwemo cyane, cyakozwemo n'ababisha
interahamwe zigomba kuba zarajengereje cyane. Reba nawe guterwa udafite n'imbaraga zo kwirukanka, murumva aho byageze. Nyuma y'icyenda kane rero activite zabashe kongera zirademara, hanyuma zimaze kudemara abafurere de la charite nababwiraga ubu nibo bayoboye abafurere de la charite. Reka mbavugeho gatoya, bafite experience mu bijyanye n'ibigo by'abafite uburwayi ndetse n'abafite ubumuga ndetse no mu burezi, kuko buriya nibo reka mvuge ba nyiri ikigo cya Gatagara, icya Karayesi ya Ndera ndetse na Karayesi y'Ubutare, bafite Ubutare ya Kabutare, bakagira groupe scolaire officiel de Butare bayoboye igihe kirekire, bakagira urwunge rw'amashuri rw'izaza. Ni ibigo bifite icyo nakwita inararibonye izwi mu gihugu cy'u Rwanda. Dufitemo n'indi mirimo myinshi, kuko muri buri kigo hagiye harimo amateriye, amagaraje, amashuri ndetse n'amavuriro. Ibyo ndumva mubizi. Rero muri ayo mashuri nanjye nimwo naciye, ko maze kurangiza primaire ntabwo nahise nemererwa kwiga secondaire, ariko nagiye Bugesera nyivuyemo, nahise ninjira muri école de la Bonanse de Gatagara. Arafite système de recrutement ikomeye ku buryo utapfaga kwiviza ishuri ryabo utaciye mu kayunguruzo. Icyo gihe ndibuka ko njye ninjiramo batwanditse turi abana 600, bashakamo 20 gusa. Reka mvuge ngo kubw'amahirwe Imana irandoba, nanjye ninjiramo ndi uwa 9. Hari muri 1946 mu mpeshyi. Duhita dutangira, itangazo ryacaga kuri radiyo Rwanda ry'abatsinze, turatangira bakaguha buri kintu cyose. Twari dufite assistance ya Caritas Alimande. Caritas Alimande niyo yari ifinansaga iryo shuri. Of course ababizi bavuga ko hari n'amafaranga menshi yinjizaga mu kigo cya Gatagara kugira ngo abavurwa bakomeze bavurwe, n'abiga indi myuga nabo bakomeze bayige. Nuko noneho aho ndangirije muri école de la Bonanse de Gatagara, hari ukuntu bafataga byibura 2 barangije buri mwaka, bakabaha indi avantage barangizaga ari abambere yo gukomeza muri groupe scolaire Butare. Ariho nanjye naje gukomereza mu mwaka 1992 mvuye mu kazi muri Butare Ruhengeri. Noneho 94 bikubise turahagarara, amashuri yose igihugu cyose cyabaye pararize, ariko naje kureprena kwiga muri 90. Nakoze candidat libre 9 diplome ndayibona A2. 2001 njya muri kaminuza ndayiga ndayirangiza. Nimara kuyirangiza ndashaka na madamu wanjye tubana neza muri 2005. Dufitanye abana 4. Aha niyo makuru nabaha brièvement kuri yewe. Abana bacu barakuze, mukuru yageze mu mwaka wa 4 wisumbuye, 3 muri bo bakaba bisumbuye, none uwa 4 niwe ukiri muri maternelle. Murakoze.
nawe turagushimiye, urakoze cyane. Impamo yacu y'uyu munsi, episode ya 2 mu nshoza ya Gatagara nahisoreje, naho utaha turushaho noneho kwinjira ku buzima bwa Frebo, noneho tukaninjira ku buzima bwa buri umwe mu bo tuzashobora kubona mu babaye Gatagara muri iyo myaka, duhereye ku batangiye kutwandikira. Kandi nawe ushobora kutwandikira unyuze kuri website ya IRTV ijwi ry'urugwiro wa/IRTV.fr, ukamanuka ahagana hasi ukakanda handitse to admin, nawe tukagushyira mu batumirwa bazakomeza muri episode zizagenda zihererekana muri iyi mpamo ya Gatagara. Mukomeze mugire ibihe byiza.